Yes guys, nongeye kubahereza ikaze kuri The Truth Inside. Rero mbifuriza amahoro n'imigisha asakare kuri mwebwe, ndabifuriza umunezero, nkabifuriza kujya mu zarambe, ndabifuriza kugira ngo ujye ubona buri kimwe cyose nk'uko ugishaka mu buzima bwawe. Reka Imana ijye iba mu ruhande rwawe, reka Imana ijye ibana nawe, reka Imana ijye ihora mu buzima bwawe, ndetse ugere ku cyo wifuza nkuko ugitekereza. Yes, ndakwibutsa rero ko na wundi ni wa musore wanyu Bahati Chris kuri The Truth Inside. Nkwibutsa gukora subscribe ndetse no gutera comment ndetse no gutera like ndetse no gukora shares ku nshuti zawe zose nk'ibisanzwe nkuko murimo muragenda mubikora. Rero sasa mukomeze mudushigikira kuko natwe niyo mpamvu turiho, kandi niyo mpamvu tubayeho kugira ngo tujye tubagezaho inkuru inshyashya nkuko buke cyangwa se nkuko bwije cyangwa se umunota nk'uwo guhumbya. Yes guys, rero inkuru nkuzaniye ni inkuru ishimishe cyane, ni inkuru y'iterambere, ni inkuru irimo kugenda inezeza abantu benshi cyane. Na yindi nkuru reka twinjire mu nkuru yacu, ari cyo kiganiro cyacu cy'uno munsi. Nkuzanira sasa inkuru y'umusore bita Yago, wamenyekane kuri Yago TV. Uyu musore rero ni umusore w'umwana mwiza, umusore ufite umutima mwiza, umutima w'urukundo, umutima wo gukunda abantu, umutima wo kugira ngo abantu bose batere imbere nkuko abyumva ku mutima, ariko byakagombye kugenda. Sasa uyu musore bita Yago akoza igitangaza, akoze ikintu kitigeze kigaragara mu ruhame rw'abantu. Bimeze gute sasa, byifashe gute? Reka twinjire mu kiganiro cyacu rero kuri uno munsi cyangwa se muri kano kanya. Yes, uri kumwe nanjye rero kuri Bahati Chris kuri The Truth Inside nk'ibisanzwe. Guys, uyu munsi ni umuriro cyangwa se uyu munsi ni moto papa, uyu munsi ni moto ingoma nshyashya kujya hanze cyangwa se ijwi rishyashya aribwo bwa mbere ugiye kuryumva amatwi yawe. Now sasa ni Yago. Yes, nkuko nkomeje rero kubikubwira, rero uyu musore bita Yago ngiye kumuvugaho byinshi, nabivuga bukira bugacya, gusa amateka ye nshobora kuyagarukaho undi munsi, the next day cyangwa se next time. Yes, nkomeje kukubwira kuko mfite amakuru ye menshi cyane. Guys, icyo nakwibutsa no gukora subscribe kugira ngo amakuru uburyo nzayata hanze azabashe kwita kugeraho mu kanya nkako guhumbya, kuko ndayafite n'ubu ngubu umuntu urimo kurya cyangwa se ubwonko burashyushye. Guys, nta kindi rero nshaka kubwira. Rero uyu musore bita Yago yakoze ikintu gikomeye cyane. Uyu musore yaciye mu buzima bugiye butandukanye, umusore yagiye akora ahantu hagiye hatandukanye, gusa icyo si cyo cyanzanye cyangwa se cyo cyatuzanye kugira ngo nyikumenyeshe cyangwa se nyikugezeho, ahubwo no kugira ngo nkubwire ku ndirimbo ya Yago nshyashya ashize hanze ku munsi we cyangwa se mu buzima bwe bwa mbere. Ubu ngubu yinjiye mu ruhando rwa muzika cyangwa se mu ndwanye za muzika, kwinjira muri muzika nyarwanda kugira ngo abashe kubatwika cyangwa se abashe kubiyereka nk'abatari bamuzi, kuko ashobora kuba yaririmba cyangwa se afite impano yo kuririmba. Uyu munsi cyangwa se igihe icyo cyose mubashe kumenya yuko nawe ijwi aryicaranye cyangwa ijwi arifite. Guys, yes, uyu sasa uyu musore bita Yago yakoze indirimbo ye ubu ngubu yahise E1 akipostinga mu masaha 5 ikahita igira views 70,000 yarebye na benshi abari hirya no hino, ndetse muri leta zunze za Amerika ndetse no muri Europe hose. Indirimbo yakomeje guca ibintu kuko nagiye nyibona ku status y'abantu agiye atandukanye. Guys, rero ukuntu ibintu bimeze, iyi ndirimbo yaciye ibintu kuko video yayo iratangaje kuko irimo abastari bagiye batandukanye. Umustari wa mbere nabonyemo Papa cyangwa inza kubonamo Juno Kizigenza, inza kubonamo Papa Sava, mbonamo Riderman, mbonamo Inyogoye, mbonamo Micho the best. Yes guys, ngiye kubivuga nabivuga nkabirondora kuko baba ibintu ni moto bimeze gute, byifashe gute. Ndabona n'abastari bose bironze muri no video, harimo n'abanyamakuru bagiye batandukanye, harimo nko bita Papi, umunyamakuru wamenyekanye cyane ku maradiyo agiye atandukanye cyangwa ku mateleviziyo agiye atandukanye, ubu ngubu ukora kuri TV bita BTN. Ariko nanone wibuke yuko uyu musore bita Yago
yigeze gukora imirimo yigeze kuyikora ahantu bita kuri Teledit cyangwa se kuri TV10 ahantu kabisa kaciru cyane. Ngiye kuvuga amateka nayavuga bukira bugaca ariko sicyo cyanzanye nongeye bikwibutse neza icyo nakwibutsa yuko amakuru arambuye kuri uno musore bita Yago ndaza kugezaho mu kanya gatoya. Yes guys, reka dukomeze rero tunaryoherwa n'umuziki huno musore cyangwa uhumve. Ndabizi ko benshi ubu ngubu utarabasha kumenya amakuru ariko uyu munsi nk'abanyagutayeho guys. Yes, ndakwibutsa rero uri kumwe na wa musore wanyu kuri The Truth Inside. Ninzaza nkugezaho amakuru nkayo mu kanya nkago guhumbya papa. Yes, ntuzagotwe cyangwa se ntuzacikwe, kuko ibyiza icyo nkwifuriza no kugira ngo urambe, kugira ngo ubashe no kugira ngo ujye ubona aho isi igeze naho ibintu bigeze naho bigarukira papa. Niko bimeze rero, ndakwifuriza kugira ngo ugire umunsi mwiza. Wari kumwe nanjye But Chris nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside. Nkwifuriza rero amahoro ndetse n'umunsi mwiza kugira ngo nejo n'ubutaha tuzabe turi kumwe. Yes papa, bye bye. Naho utaha reka data ukomeze wiryoherero n'uwo muziki wa Yago.